ubundi kugira ngo uneshe neza bigusaba umwuka wo kwemerana. Iyo udafite umwuka wo kwemera mugenzi wawe ntabwo ushobora kugera kure, ntabwo ibitangaza bikorekera muri we byagera kuri wowe. Niba udafite umwuka wo kwemera abandi bashumba, nawe ntabwo ushobora kugera kure. Hari ibintu ukora ariko hari n'ibyo nabo bakorera muri wowe bigakunda. Haleluya. Ngirakwiye ko twemerana. Nafite umwuka wemera bagenzi banje, ntabwo navuga ubutumwa ngo mbuvugire mu nzi wanje, ariko kubera ko harabo nemera cyangwa se mfite umwuka wo kwemera abandi, bituma nanjye mbabasha kuza niwanjye nkabuvuga. Rero ibintu byose birasaba ko hari icyo wemera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Bakunzi ba Byishimo online, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Shalom shalom. Amazina yanjye nitwa Igihozo Josiane, ndi umugore ufite umugabo umwe n'abana batandatu, ndi umukristo wo mu mutima, mbarizwa Igikondo, ngatura Inyamirambo. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ndanezerewe mu mutima uyu munsi ko twaganira amagambo y'Imana. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Munyemerere ntangire dusenga Imana kugira ngo mbone umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, ubereye mwiza bagutegereje, tugushimiye imirimo myiza ukora, tugushimiye akanya keza uduhaye ko kuganira amagambo yawe Kristo. Aya magambo n'ay'ubwenge, amagambo arakomeye, nta muntu wahangara ko yahagarara imbere, ariko turagushimiye ko twemereye. Nyemerera uhagare ku bitugu byanjye, ubwira amahanga menshi icyo washatse kuvuga, kandi imbaraga z'Imana zibe kuri nge rwose n'umwuka wera. Data turagushimiye ko bikore kwiyubahisha, amatwi yose yumva ibi bintu, unyemerere kugira ngo asobanukirwe icyo ushatse kuvuga, kandi uwo washatse guhamagara ndetse no gutoranya ndetse no kweza umweze, kuko ijambo ryawe ryeza. Urakoze kuko bikoze kandi bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Nanone bakunzi ba televiziyo zose mpagaze imbere, Imana y'amahoro nibaha umugisha. Reka dusoma amagambo y'Imana nateguye, afite umutwe uvuga ngo mu muhamagaro wawe Imana iguha abagushyigikira. Mu muhamagaro wawe Imana iguhe abagushyigikira. Turasoma kuva ibice 17, duhere ku murongo waho w'8 turageza ku murongo wa 16. Ndayasoma nihuta ariko ndaganiramo amagambo makeya, ariko kugira ngo bisobanukirwe turahera ku 8 tugeze kuri 16. Umutwe w'amagambo aravuga ngo abemereki barwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Maze haza abemereki barwanirira Abisiraheli, barwaniriza Abisiraheli irifirindimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoraniriza ingabo, mugende murwane Abisiraheli. Abimeleki ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abimeleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera ku mpinga y'umusozi. Mose amanika amaboko, Abisiraheli bakanesha, yayamanura bakaneshwa. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi iruhande rw'amaboko ye. Arakomeza ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abimeleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, uyibwire Yosuwa, kuko nzakuraho rwose kwibuka ko Abameleki bakibagirana mubo mwisi no mwijuru. Mose yubaka igicaniro akita Yovanisi, aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya Abimeleki ibihe byose. Amen. Aya ni amagambo y'Imana kandi akomeye. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Ndashaka ko tuyaganiraho, avuga ngo Imana mu muhamagaro wawe iguhe amaboko, cyangwa se iguhe ingabo zabasha kukurwanirira. Aba n'Abisiraheli bari baramaze gusuzugurwa n'Abimeleki, bari baramaze kubasuzugura, bajyaga barwana bakabanesha buri gihe uko babonye umwanya wo kurwana bakica Abisiraheli benshi. Igihe kiza kugera rero Mose na Aroni ndetse na Uri bajya inama, baravuga se ibi bintu uko tubona bikabije nicyo kiri gutuma tuneshwa. Nyamara mu kuneshwa kwabo bari birengagije ko aya maboko ya Mose ari Imana yari yakoresheje bava muri Egiputa. Aya maboko ya Mose ni Imana yari yakoresheje bambuka inyanja. Aya maboko ya Mose ni Imana yari yakoresheje
bakoresheje ibintu byinshi cyane bitandukanye, babuze amazi yo kunywa. Imana yagiye ikoresha amaboko ya Mose. Hanyuma rero kuri aba bemereki babateye basa nk'abibagiweho gatoya, bararwana nabo biranga bigera ku rwego ngo Abisiraheli benshi bapfa. Haleluya, haleluya. Ariko ndagusabira wowe nkurikiye ngo Imana y'amahoro igutiza amaboko mashya. Imana y'amahoro yongere kugarura amaboko meza, amaboko akurwanira, amaboko agushyigikira mu ntambaro uri kurwana nazo, amaboko agufata, amaboko agira ikintu akunganira mu izina rya Yesu. Natwe turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, ahari hari amaboko ukeneye, hari amaboko ukeneye ko yakurwanirira, hari amaboko ukeneye ko yagushyigikira. Amaboko yawe yonyine ntiyakwihaza, ahubwo dukeneye ko hari andi maboko Imana yadusayidira. Haleluya. Iyo aba bantu rero ngo barakomeza barapfa, Abisiraheli barapfa rwose ngo cyane, bigera ku rwego ngo batekereza, bakora inama ari batatu aba bagabo, baravuga ati rero ntago twakomeza gupfa, ariko reka tuvaho twari turi. Ubundi mu ntambwe zo gukira habamo no kwimuka, uburyo bwo kwimura iseta, kwimura ahantu waruri, mbese kwimura icyicaro. Haleluya. Ukagira ukundi kuntu usenga bitandukanye nuko wasengaga, ukagira ukundi kuntu ugenda bitandukanye nuko wagendaga. Mbese barimuka, baravuga ngo reka tuve mu kibaya tuzamuke ku musozi hejuru, ngo bajya ku kanunga k'umusozi, basoza umusozi hejuru ngo bahageze baricara batangira kuganira, bibukiranye ibintu Imana yabakoreye, bibukiranye ibintu Imana yakoresheje. Ndagira ngo mu byo uri kurwana nabyo Imana ikwibutsa ibyo yakoresheje ubushize. Birahari Imana yakoresheje, hari intwari Imana yakoresheje muri wowe, hari intwari yo gusenga Imana yakoresheje muri wowe, ubona wambutse cya gihe. Hari intwari Imana yakoresheje yo kwizera, ubona umwana wawe arakize. Hari intwari Imana yakoresheje ubushize, Imana ikumaraho umuvumo. Hari intwari Imana yakoresheje igutandukanya n'andi mahanga, noneho ngo biyibutsa intwari Imana yakoresheje ibakura mu maboko ya Egiputa. Bibutsa Imana yakoresheje, intwari Imana yakoresheje ibambutsa inyanja. Baravuga ngo aya maboko yawe Mose. Haleluya. Babanjije umwuka wo kwemerana. Ubundi kugira ngo uneshe neza bigusaba umwuka wo kwemerana. Iyo udafite umwuka wo kwemera mugenzi wawe ntago ushobora kugera kure, ntago ibitangaza bikorekera muri we byagera kuri wowe. Niba udafite umwuka wo kwemera abandi bashumba, nawe ntago ushobora kugera kure. Hari ibintu ukora, ariko hari n'ibyo nabo bakorera muri wowe bigakunda. Haleluya. Ndirakwiye ko twemerana. Nafite umwuka wemera bagenzi banje, ntago navuga ubutumwa ngo mbuvugire mu nzi wanje, ariko kubera ko harabo nemera cyangwa se mfite umwuka wo kwemera abandi, bituma nanjye mbabasha kuza niwanjye nkabuvuga. Rero ibintu byose birasaba ko hari icyo wemera. Ngo Mose aremera, arababwira ati nyamara wa mugani amaboko yanjye hari icyo Uwiteka yakoresheje ubushize, n'uyu munsi Imana yakora. Intwari Imana yarwanishije ubushize, n'uyu munsi yazirwanisha tugatsinda. Haleluya. Ahari amaboko Imana yadukirishije ibyaha yayakoresha inadukiza korona kandi byakwemera. Haleluya. Ahari ibihe byiza twari dufite cya gihe tubigaruye, hari icyo Imana yarema, hari icyo Imana yashyigikira, hari ibyo Imana yakora. Abanyumva haleluya. Hari ibintu Imana yahindura, amaboko meza y'Imana yahindura ibintu bikomeye. Abagabo ngo bajya inama, nibwo bafashe umwanzuro kubwira Mose, baramubwira bati manika amaboko turebe. Arayamanika, ngo yamanitse Abisiraheli bararwana baranesha. Ibaza icyo kintu, kumanika amaboko gusa Abisiraheli bagatsinda, kumanika amaboko gusa Abisiraheli bagakizwa, kumanika amaboko gusa Abisiraheli bagahinduka, kumanika amaboko gusa Abisiraheli bagahindurirwa amazina. Haleluya. Kumanika amaboko gusa havamo intsinzi yarangiza amashuri wananiwe. Kumanika amaboko gusa havamo akazi gakomeye. Kumanika amaboko gusa havamo kubyara. Haleluya. Kumanika amaboko havamo impinduka. Ngo ayamanitse Abisiraheli baranesha. Abagabo ngo barabibona, Huri na Roni baramubwira bati have muzehe niwongere kuyamanura. Aya maboko yawe arimo intsinzi, aya maboko yawe arimo kunesha, aya maboko yawe arimo imbaraga. Haleluya. Aya maboko yawe arimo kunesha. Ngo bakajya bayamanika. Mana ishimwe. Ntago nza uri kuyamanikira. Aya uyamanitse hehe? Imana yaguhaye uzimanitse hehe? Ahari hari abantu bamaze kumanika inanga, bahoze baririmba baretse kuririmba, bahoze bacuranga baretse gucuranga, bahoze basenga baretse gusenga. Ese amaboko yawe uyamanitse hehe? Akumva ko bihagije, akavuga ngo ubwo njya guterana ngo birahagije, ngo mu rusengero sinshobora gusiba ngo birahagije. Amaboko yawe impano yashizemo Imana, amaboko yawe uyamanitse he?
Imana iturengere. Haleluya, haleluya. Hari abantu bahoranye impano zo gusengera abarwayi bagakira, ariko uyu munsi bagiye mu kazi no muri business bibagiwe Imana, ntago amaboko yabo bakiyamanika ngo abarwayi bakire. Hari abantu bahoranye yigo ibitangaza byarakorekaga, hari abantu bajyaga Imana ibakoresha ikabatuma kubakomeye, ubu nabo bageze ahakomeye ntibakirirwa bafata ubutumwa ngo babujyane. Imana yabuza bituma hari amaboko yawe Imana yakoreshaga abandi bagakira. Haleluya, haleluya. Hari igitondo wabyuka ugasengera abandi, saa 9 ugasengera igihugu, ugasengera isi. Hari ibintu wajya gusengera Imana ikabikuraho. Imana yanumye ku bantu bahoze bafite impano. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese amaboko yanyu mwayashyize he? Imihamagaro yanyu mwayishyize hehe? Kera wajya gusengera abarwayi bagakira, kera wajyaga wingingira umurimo, kera wajya guririra itorero, kera wajya guririra abadakijijwe, ukabarira utanabazi, ukarira amarira kaza. None ubu ntaga amarira kiza. Amaboko ya kera wayashyize he? Abisiraheli ngo bamenye amakuru, baravuga ngo muri Mose mu maboko ye harimo intsinzi. Umusaza akazamura amaboko bagatsinda, umusaza akazamura amaboko bakanesha, umusaza akazamura amaboko indwara zikagenda, umusaza akazamura amaboko ibintu bigahinduka. Haleluya. Umusaza yazamura amaboko ibintu bikemera. Hari abantu bamanika amaboko bikemera mama. Ahari wowe yawe niwe yamanika ngo bikunde. Hari abantu bamanika amaboko ibihombo bikavaho. Hari abantu bamanika amaboko amadeni agashira. Barahari, haleluya, barahari. Barahari, hari abantu bamanika amaboko Imana igakora. Ntago ari twese ikoresha, ntago ari byo. Hoya, wikumva ko twese twakwigererayo. Aha, nibyo rwose ndabyemera twigerereyo. Ariko hari abantu bamanika amaboko, hari abantu Imana yateretsemo impano. Umusaza ngo bamaze kumibambwa ngo ujye yamanika, umusaza akayamanika, baza gutahura kananiwe, akagera akananirwa kamanura amaboko kubera umunaniro. Umanitse amaboko ya nawe yananirwa, uwasengaga kera nawe yananirwa, ukwingingira none nawe yananirwa. Haleluya. Umuntu wese yananirwa, kereka atari umuntu itaginanirwa n'Imana ngo akananirwa. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwira ngo baramenyana. Uzi ikintu bisobanuye? Ubundi Mose kunanirwa kwe ntago byari kubuza Imana gukora, ariko Imana yarekaga gukora mu Bisiraheli kugira ngo irebe ko bibuka ko Mose yabasengeye. Haleluya. Bakaza Imana ikabihorere, kavuga ngo reka mureka nanirwe ndebe uko abantu bamufata. Ese abagusengeye bafata ute? Abakwingingiye uracyabibuka? Abakwigishije ijambo ry'Imana ngo ukizwe uracyabibuka? Abakubwirije ubutumwa bwiza uracyabibuka? Haleluya. Abantu bagufashije urwaye uracyabibuka? Imana iturengere. Yesu nadutabare. Abisiraheli ngo Mose amaze kunanirwa bakabona barimo baratsindwa, amaze kunanirwa bakabona barimo barananirwa nabo, amaze kunanirwa bakabona ibyo bakoraga byanze, barabitahura ngo nibwo uri Naroni bamwegereye. Bibiliya avuga ngo umwe iburyo undi ibumoso ngo bamuzamuza amaboko. Haleluya. Birakwiye ko harabo tuzamurira amaboko. Papa, birakwiye ko harabo wazamurira amaboko. Ahari wazamura igihugu cyawe, ahari wazamura itorero, ahari wazamura. Haleluya. Na bene wanyu bari gupfa wabazamura. Ntacyo utakora, ariko zamura amaboko, hari Imana yabatsindishirizamo. Ngo abazamurira amaboko, ngo bamutega ibuye. Haleluya. Ndi ku maboko, amaboko ajyaza kugira ngo umuhamagaro ukure, kugira ngo umuhamagaro wawe ukure hari amaboko ukeneye, kugira ngo hagire ibyo ugeraho hari amaboko ukeneye, kugira ngo hagire aho usimbuka hari amaboko ukeneye. Ahari Mose wenyine ntago Abisiraheli bari gukira, ahari Aroni wenyine ntago Abisiraheli bari gukira, ahari uri wenyine ntago Abisiraheli bari gutabarwa, ariko uri na Mose na Aroni hari ibintu bakoze bituma Abisiraheli banesha. Bibiliya avuga ngo bamutega amaboko, ngo barangije bamutega nibuye mu mugongo. Iri buye ni Kristo. Yesu nashimwe. Ahari muririmbyi umwe niwe waririmbye indirimbo ikomeye, aravuga ngo nimara kumenya Kristo ngo uzanshoboze najye menyesha abandi umwami. Ese wowe umenyesheje bande Yesu? Ni bande uteze ibuye? Ni bande ubwiye Yesu? Aho ubaho mu kazi ni bande ubwiye Yesu? Muri biro yawe ni bande ubwiye Yesu? Mubo mubana ni bande umenyesheje amakuru y'umwami? Ninde ubwiye Kristo? Ninde ubwiye umwami? Imana iturengerera bini tandogere. Gihe tugezemo n'igihe cyo kubwira abandi Yesu ukabatega ibuye.
kambwira ngo witsindwa, ahari nejo byakwemera. Muhandi mahirwe, ahari nejo yakizwa. Mubabarire ibyo yagukoreye, ahari nejo yahinduka. Haleluya. Ongera umwongera izindi mbabazi. Wambaza uti se nzahora mubabarira? Yego, komeza umubabarire kugeza Yesu agarutse, ahari nejo yakira. Ongera umutega ibuye. Yesu ashimwe. Ongera umutega ibuye. Haleluya. Ongera umutega, musubize mu murimo. Wifata umuntu ngo umujugunye ngo nuko yaguye mu byaha, musubize mu murima hari yakongera andi mahirwe. Ongera umutega ibuye. Ndafashijwe. Haleluya. Ngo bamutega ibuye ngo atananirwa. Ariko uzi ibyateye ubu, umuntu aragwa gatoya abantu bakaremereza icyamugushije kuruta kumutega ibuye. Bamuhandi mahirwe. Banze kureka Mose ngo agende. Haleluya. Imana radini bosayini. Wongera uha amahirwe abantu wayambuye. Muha amahirwe. Uriya musore wagukundaga akabikora nabi wenda bikapfa, wari wenda yitwaye nabi imbere yawe birangira umwanzi, ariko agarutse kugusaba imbabazi. Muhandi mahirwe. Ahari byakunda. Muhandi mahirwe umugabo wawe wakwanze. Muhandi mahirwe umugore wawe. Haleluya. Ongera umutega ibuye. Yesu ashimwe. Ibuye ni Kristo. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, kandi ngo niwe ukomeza imfuruka. Tugiye gusenga Imana. Ndasoje. Ahari nago nzi wowe aho uherereye, ariko ukeneye andi maboko. Hari igihe umuntu yumva yihagije, ariko nta muntu wihaza. Buriya n'umukire akenera umukoropera. Ukeneye andi maboko. Haleluya. Nubwo waba ukize gute, ukeneye basi ukubwira ko uri mwiza, nayo nta maboko. Haleluya. Nubwo waba waragezeyo, ukeneye ukubwiye ko utsinze, ukeneye ugukomera amashyi ngo avuge ngo bravo bravo, bigenze neza. Ayo nayo ni amaboko. Haleluya. Nta muntu wigira, wishaka kubaho wenyine, wishaka kwigunga. Ndi kubwira umuntu Imana iri kumbwira, wafashe telefone zose arabroka, abantu bose abakuramo, yumva nta muntu ashaka kuvugana nawe. Ndakwibutsa ko utakwigira wenyine. Ukeneye andi maboko. Ukeneye ukubwira ngo waramutse ute, ukeneye uguhumuriza, ukeneye ihumure riva mu ijuru rivuga ngo Imana irakiza. Twese turi ahantu turi muri covid, ahantu hose isi yose ni covid, ariko mukeneye andi maboko. Dukeneye amaboko atubwira ngo niduhumure, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi iki gika tuzakirenga tujye mu kindi. Haleluya. Ibi ngibi abamereki bitwa covid bazarangira. Ntago natinya kubivuga, ibi bizibagira, tujye tubyibucyanya, tubwirane ngo ese cyagiye twari turi muri covid, mudupfukamunwa bizibagirana. Abamereki bazarangira. Ahantu Imana yageze ibintu birarangira, mwe gusa dutizanye amaboko. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Wowe amaboko yawe yatiza nde? Hari abantu wajya gurihira ishuri utakirihira, wararakaye. Hari abantu wivumbuye utakigaburira. Hari abantu wagiriraga neza. Hari bene wanyu wari waremereye amapromotion atandukanye, ntago wayakoze. Wowe ukoze iki? Aya maboko yawe arakenewe. Ahari wenda ntago yashoboye kwiga, ariko yashyiraho na cano bigakunda. Ahari ntago wenda yashoboye gukomeza amashuri, ahari wenda yanacuruza bigakunda. Haleluya. Ahari sinzi wamutiza amaboko. Ongera umufata amaboko muzamure, kugira ngo tuzamurane. Sirito abanyarwanda n'abanyarwandakazi tuzamurane. Mu bihugu by'amahanga iyo muri, abanyarwanda n'abanyarwandakazi muzamurane. Kirazira kurwanya umunyarwanda mwene so. Mutega ibuye urebe ko yahatambuka. Ongera umuhandi mahirwe nubwo ubushize yaguhombeje. Ongera umuhandi mahirwe. Imana iguha umugisha wo uri kubikora, kandi Imana iguha umugisha wo byumvise. Tugiye gusenga Imana. Ahari biduve mu buzima busanzwe, waba warabuze ugutega ibuye mu buryo bwo gusenga, waba warabuze ukubwira ko Yesu agifite imbabazi, waba warabuze ukubwira ko Yesu agira ubuntu. Ahari waguye mu byaha bitandukanye, waguye ahantu hatandukanye, hari wasubiye inyuma, ibintu byinshi byarakubase, usigaye uri inyuma. Ariko ndakwingingira Imana, nanjye niyingingira ngo wongere ugarukira umwami. Naje kugutega ibuye, naje kukuzamurira amaboko ngo nkubwire ngo hari izindi mbaraga, hari izindi mbabazi gikenewe. Yesu aracyateza ibiganza avuga ngo nawe uje nagukiza, nawe uje yagukiza. Ahari wabaye umutinganyi, ahari wabaye mu bwoko butabarirwa mu bana b'Imana, ahari wagiye kure y'Imana, ahari wakoze ibyangwa n'Imana, ahari ubusambanyi bwarakubase, ahari inzoga zarakubase, ariko tugiye gusenga. Ese wowe urabyumva ute?
garukira Yesu aracyateza amaboko. Yesu ababarira bose kandi agera hose. Maraso Yesu Kristo nuyizera uyu munsi, ni wizera izina rya Yesu, ndabanga uteze ibuye uyu munsi wa none wazamura amaboko kongera ugatsinda. Imana yacu nishimwe. Tugiye gusenga Imana. Reka dusengane n'umuntu wese wumva ashaka imbabazi z'Imana ndetse n'umuntu wumva afite icyifuzo gitandukanye. Yesu abaho umugisha. Icyo dukeneye ni amaboko atuma imihamagaro yacu ikura cyangwa atuma tugera aho tugomba kugera. Imana yacu nibaho umugisha. Mana mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri umukozi w'umuhanga, uri Kristo w'umunyembabazi, ugira ubuntu. Haleluya, urakora tando enemora, urazura, uracyari ku ngoma. Uko wahoze kera n'uyu munsi ni kukiri. Babazi zawe zihora iteka ryose. Sengeye uyu muntu yaguye mu byaha arabata ndetse asubira inyuma, ntaga kibuka umwami we, ariko akumvishije ijambo. Ndakwinginze ngo umubabarire, nyemerera umweze, mutunganye rwose, mugarukeho Nyiringabo Imana yahoranye impano z'Imana muri we zarazimye. Mubabarire, wongera umwatse, wongera umugarukeho. Yaretse umurimo w'Imana, yaretse kugira neza, yaretse indirimbo, yaretse kubwiriza, yaretse gusenga saa 9. Yewe Uwiteka Nyiringabo, hari byinshi yarekuye, ariko ndinginga kugira ngo uyu munsi wongere umugarukeho. Uyu ni umwanya mwiza wo gusenga. Iguma mu rugo n'umwanya wo gusenga, n'umwanya wo kwegera Imana, n'umwanya wo kujya ku mavi, n'umwanya wo guhenda yera. Mana mubabarire, arapfukamye, mubabarire umweze, mutunganyiriza ubugingo. Ndasengera uyu muntu udarakishijwe, nta nubwo yigeze amenya Yesu, yabayeho mu buzima bw'ibyaha, ariko n'ubwa mbere yumvishije ko hari andi maboko yamukiza, hari abamugirira icyizere. Haleluya, haleluya. Yongeye kumva ko Yesu yamugirira ibambe, kandi yongeye kumenya ko Yesu amukunda. Mubabarire rwose kandi umweze umutunganye. Sengeye ibyifuzo bitandukanye. Abantu nubwo turi muri guma mu rugo, isi yose iri muri guma mu rugo, data ndasenze cyane ngaba bose ubagirire neza. Dufite ibyifuzo bitandukanye. Icyanyamukuru nuko dukize COVID, kandi uracyakiza, nta soni dufite zo kubivuga. Mwami Imana y'imbabazi, ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Kandi nawe utadukiza, uduha imbaraga zinesha, uduha imbaraga zitsinda icyaha n'igisa nacyo, uduha imbaraga zisenga, uduha imbaraga zuzura umwuka wera. Haleluya, kugira ngo ubugingo bwacu bwongere kubaturwa. Mana turagushimiye, twemerera ubane natwe rero. Umuntu wese umugirire neza ku giti cye, uguhenda henze umwumvire, ugusenza umwumvire, utatse umwumvire, uriza umuhanagure. Haleluya, twemerera udusure, garura impano zari ziri muri twebwe, garura inzozi, garura indirimbo na zaburi, garura Mwami Yesu Kristo imihamagaro, gusenga saa 9, garura iminsi yo kwiyiriza muri twebwe. Wongera utugarukeho, aho twaba turi hose twagusenga, abo wazamuye, abo wakijije, abo wabatuye, abo enetaya binimora, abo wabohoye. Mwami Yesu Kristo, wongera ubibutse ko gusenga bishoboka ahantu hose umuntu hari, mu kazi kose umuntu harimo, abakora mu gitondo na nimugoroba, abakora amasaha 28, yafata mu munota umwe wo gusenga kandi wamwumvira. Wongera umugarurira ibihe. Urakoze Yesu, gaho shyigikira abantu bawe. Duha andi maboko, dukeneye Mwami Imana imbaraga zihuse, dukeneye Mwami Imana ubufasha bwihuse, dukeneye inkunga. Yesu we, uduha inkunga y'amaboko, uduha inkunga y'amaboko. Mwami Yesu, uduha inkunga y'amaboko. Haleluya, nta muntu udakeneye amaboko. Aho turyamye uduha inkunga y'amaboko, aho tugenda uduha inkunga y'amaboko, aho dukorera uduha inkunga y'amaboko. Yewe Uwiteka Nyiringabo, abakozi bawe baha inkunga y'amaboko mu izina rya Yesu. Ubahandi maboko abashyigikira, kandi uduhe kunga ku mugozi umwe w'urukundo. Urakoze, turagushimiye. Ntabwo twakwibagirwa abarwayi. Hari benshi barwaye COVID, hari abacu barembye, hari abacu bari ahantu hacecekerwa. Mu izina rya Yesu bageze muri koma, abo bose Mwami Imana wabagarura. Hari n'abarwaye indwara zitandukanye, mu izina rya Yesu uracyakiza. Ndabihamya neza, ni kuri iyi kamera. Uracyakiza, uracyakiza Yesu, uracyakiza, uracyakiza. Uko wahoze kera n'uyu munsi uracyakora. Sura abantu mu bitaro, sura abantu aho baryamye, mu ngo zabo ubakize kandi ubabohore. Izina ryawe ryubahwe. Urakoze kubikore kwibahisha Mwami Imana. Gaho umugisha buri umwe wese wadukurikiye, kandi amavuta y'Imana aze ku buzima bwa buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Amazina ni Igihozo Josiane. Nimero yanjye ya telefone ni +250 788 304 49959 +250 788 304 49959. Yesu abaho umugisha. Shalom, shalom.